Yes, reka mwifurize kugubwa neza ndetse no kugira umugoroba mwiza wo gukunda filime Inzira y'umusaraba. Ni kenshi tujya tuvuga amahirwe atangirwa muri kino kiganiro, ariko abenshi mukumva ayo mahirwe niyabagezeho. Hari impamvu imwe itera kuba ayo mahirwe atabageraho. Bamwe muri mwebwe mwihutisha ikiganiro ku buryo niyo duhamagaye amazina yanyu nk'abatsinze mutiyumva bitewe n'uko ikiganiro muba mwakihutishije, nimwumva ikiganiro ngo kirangire. Byibuze buri muntu wese abasabwa kumva kino kiganiro afite umwanya kugira ngo kirangire, nituza kuba twamuhisemo mu banyamahirwe b'uwo munsi nawe aze kwiyumvamo. Ubwo rero nimba wajya gukora iryo kosa uyu munsi wa none ntuze kurikora. Ikindi cya kabiri, nimba ari ubwa mbere tubanye kuri iyi channel, kanda subscribe ndetse no kuri ako gapfunsi kabanza nimba wumva kino kiganiro kigushimishije, kugira ngo tujye tubana mu buryo bwa buri munsi. Twihuse cyane, mu kanya gatoya nibwo hari havuyeho agace ka 38 kuri season ya kabiri yayo, kuri episode y'ijana ubwo na 38 zose hamwe kuri season ya kabiri. Twabonyemo rero iribagiza bamufashe bari kumugirira nabi, twabonye Mukanambara yahagarutse, turi kubona ndetse na Isimbi ari hano aryamye nubwo ameze nabi cyane. Twabonye bakamarade bafite wa muti inyuma y'igipangu, ni nyuma yuko bari batangaje ko kamarade yishwe na Rugema, ariko twasanze ari igihuha cy'abantu bakora bino biganiro cyangwa se cy'abakora zino nkuru, baba bagiye bakora amafoto ya kera bakayagarura mu rwego rwo kugira ngo babayobye mukunde murebe ibiganiro byabo. Ariko bakamarade barahari kandi ni bazima. Icyiza nuko mwabiboneye muri filime yarangiye mu kanya, episode ya 38. Ejo rero dutegereje episode ya 39 izasohoka saa 8 zuzuye, izahita tugeraho. Ariko aka kanya impamvu nzanye kino kiganiro, mbere yuko tuvuga abanyamahirwe bo kuri uyu mugoroba, mbere yuko dutanga n'andi mahirwe mu kanya gatoya saa 3, ariko munyemerere gatoya tubanze turebe uburyo iribagiza yakira cyangwa se twamurokora muri aya mazi abira. Ubundi twe tuzi ko Cyusa yashimuse Isimbi kugira ngo azamugumane, bityo azabe nk'ingwate izatuma iribagiza batamukorera ubugome cyangwa ngo bamukorere ibintu bibi. None twabonye Isimbi yagarutse, ahubwo iribagiza ari we bagiye gutoteza no gukorera ibintu bibi. Twabonye ko bamaze kumuvuna amaguru. None ahangaha ese ikosa Cyusa yakoze atari bwakore ni irihe nk'abantu muyireba, ku buryo mwamugira inama kugira ngo ubutaha nabwo atazongera gukora iryo kosa. Twabonye yuko rero iribagiza batangiye kumuvuna amaguru, batangiye kumugirira nabi. Ubu ngubu nta n'uwo gutabara n'umwe dufite, bitewe n'uko byinshi twari kuzakoresha byose byarapfuye. Ubundi iribagiza kigera kwa Nkubito ntabwo yari kuhava kuko yari kuhaguma. Nibyo byiza ko bari gukurikirana ubukwe bwe ari hariya hafi, ndetse n'umuti bakaba bari kuzawumuzanira akiri hariya, kuko muri runo rugo nta buzima na bukeya twateganyaga ko yazahurira nabwo. Uyu munsi rero hari amakuru yatangiye kuvuga yuko iribagiza ashobora kuba yapfuye, ariko gupfa kwe akaba atari ugupfa mu buzima busanzwe, ahubwo bakaba bari kuvuga yuko Mukanambara ashobora kuba yishe iribagiza bitewe n'agahinda yatewe no kubona Isimbi ameze kuriya yaje ameze. Iyo nkuru rero abafana bakunda Inzira y'umusaraba ndetse n'abakunda iribagiza na Cyusa bayamaganiye kure, baravuga bati iribagiza aramutse apfuye ntago twazongera kureba iyi filime na rimwe. Ese weho nimba warayikunze kuva itangiye kugeza na n'ubu, iribagiza aramutse apfuye koko wahita ureka kuyireba? Mutubwire uko mubyumva. Abafana bari mu Burundi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nagiye mbabwira ibipimo by'abantu bareba zino filime uko bingana kugira ngo mubashe kurushaho kwiyongera. Ubwo muri Amerika mufite akazi kenshi ko gusharinga bino bintu kugira ngo namwe muzamuke muba ba mbere, kuko nababwiye liste musanga muri ku mwanya wa 3. Mukwiriye rero kuza ku mwanya wa hafi. Uko mugenda mubireba munabisharinga niko muza ku mwanya wa hafi. Ubwo abanyamerika mwumva bino biganiro muri yo murusheho gusharinga bino bintu. Hanyuma mu Burundi muri ku mwanya wa 2 kandi mwakabaye muza ku mwanya wa mbere. Ababyumva muri ku mwanya wa mbere murusheho gusharinga bino biganiro abandi barundi bagenzi banyu, abantu muba muri nko mu magurupe mubishyiremo. Uko muzamuka hafi niko n'ibihembo biziyongera, kandi abantu bazatsinda nibo tuzafata. Ubwo rero nimba uri mu Burundi, sharinga muri gurupe ndetse n'abashuti bawe ubasharinge iki kiganiro. Noneho rero muri comment yarafunguye, icyo usabwa cya mbere ni ugukanda like
like ugahita unatera komenti ukavuga uburyo ki iribagiza yava muri bino byago n'uwamutabara. Ni iki twakora nk'abantu bayitegura, ni iki twakora nk'abantu bayikunda, murifuza ko tubakorera iki muri kino gice kizaza ku munsi w'ejo. Dukoze ikiganiro nijoro kandi tutajyaga tugikora, ariko byari ngombwa kugira ngo tutabare iribagiza, kuko aramutse apfuye ndi umwe mu batazongera kuyireba. Nawe nimba ari uko ubyumva rero dufashe gutanga ibitekerezo